Ni umwana wari ufite ijwi ryiza cyane rinogeye amatwi ndetse akaba yari anafite ejo hazaza heza. Yari akiri muto cyane kuko avutse vuba aha ngaha. Ni umwana wari ukiri muto. Uyu munsi rero ku itariki 18 inkuru mbi ikaba yasakaye hose yuko yaba yavuye mu mubiri cyangwa se yitabye Imana. Abantu benshi ntabwo babyakiriye, benshi kugeza na n'ubu ntabwo barabyumva, cyane kuko ari umwana wamamaye cyane mu gusubiramo indirimbo ya Meddy yitwa My Vow. Njyewe nitwa JC, uri kuri MTV Mwarimu TV. Utarakora subscribe waba wakererewe kuko ibyiza biri imbere. Wakora subscribe ndetse ugakanda like, comment ku cyo wumva twakuvugaho cyangwa se twakora. Inyunganizi, ibitekerezo byanyu ni ingenzi. Njyewe nitwa JC. Ubu aka kanya hari umwana rero ukomeje kugenda babaza benshi cyane nk'uko muri kubibona. Ni urupfu rw'umwana wari ukiri mutoya watabarutse cyangwa se wavuye mu mubiri akaba yitabye Imana ku myaka mike cyane. Umwana wamamaye mu gusubiramo indirimbo My Vow ya Meddy. Mbere y'uko rero ibi bibaho hari integuza cyangwa se amagambo meza yabanje kuvugana n'umuryango we, uraza kuyumva muri video. Njyewe nitwa JC. Uyu mwana akaba yitwa Akeza Rutiyomba Elysia. Uyu mwana rero akaba akomeje kubabaza abantu benshi cyane mbere y'uko nyuma y'uko kuri iyi tariki ya 18 ibi bibaho. Akaba ari inkuru yagiye icaracara ndetse umwana rero akaba yaravuye mu mubiri cyangwa se yaritabye Imana ku itariki 14 z'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2022. Urupfu rwe rukaba rwaratunguye benshi cyane mbere y'uko cyangwa se mu gihe benshi bari bakiri kwibaza icyaba cyabaye. Ni urupfu rw'amayobera rukomeje kwibazwaho cyane kuko ku itariki 14 humvikanye inkuru y'uko uyu mwana yitwa Elysia yaba yaguye mu kidomora kirimo cyangwa se gipima litiro 200 cyuzuye amazi. Umwana rero wari cyangwa se muri iyi minsi wari waragiye gusura famiye ye, ariko bakavuga yuko uyu mwana yaba yagiriwe nabi n'umwe mu bo cyangwa se mu bagize umuryango we. Akaba rero ari urupfu rwakomeje kuba amayobera mbere y'uko cyangwa se mu gihe benshi bari kubyibazaho cyane. Umwana wamamaye mu kuririmba cyangwa mu gusubiramo indirimbo My Vow ya Meddy mbere y'uko cyangwa mu gihe Meddy yemeye akamupostinga. Ni umwana wari ufite ejo heza, ni umwana wari ufite ijwi ryiza rinogeye amatwi, umwana wari ufite impano yo kuririmba neza cyane. Umwana yababaje benshi. Elysia uyu munsi ntago benshi barabyumva. Uyu mwana rero akaba ari cyangwa se kuri iyi tariki ya 18 aribwo yasezeweho bwa nyuma n'abatari bake, amarira menshi cyane n'intimba ku mutima. Njyewe nitwa JC. Aka kanya nakubwira ngo kora subscribe niba utarabikora ndetse ukande share uhereze n'abandi. Njyewe byandenze. Ubu ngubu amarira arimo arashoka. Icyo nakubwira ni uko uyu mwana yavutse cyangwa se yageze ku isi, nanjye ubwanjye bikaba binteye ikibazo ndetse n'ikiniga, ariko reka mbivuge. Ni umwana ukiri muto, yavutse ku itariki 26 z'ukwezi kwa gatatu umwaka w'2016. Akaba yavuye mu mubiri cyangwa yaritabye Imana ku itariki 14 z'ukwezi kwa mbere umwaka w'2022. Umwana wari ukiri muto, umwana wari ufite impano, umwana wari ufite ijwi ryiza. Yaririmbye My Vow abantu barumirwa cyane. Aka kanya rero akaba yamaze kuva mu mubiri cyangwa se yamaze kwitaba Imana. Ni urupfu rwatunguye abantu benshi, ni urupfu rwababaje abantu batari bake. Njyewe nitwa JC, uri kuri MTV. Reka nkwereke cyangwa se nkwereke nyine uko byari bimeze ubwo bamusezeraga ku mugaragaro bwa nyuma benshi bari kurira cyane. Nta kundi mu buzima bibaho, kandi nta kundi nyine ni uko biba byagenze. Umuntu aravuka ndetse agapfa, niko biba bimeze nyine, nta kundi. Reka dukomeje twihanganishe umuryango we ndetse dukomeze n'abasigaye.
nitwa Jayce. Iyi ni MTV Mwarimu TV. Kora subscribe ndetse ukanda share, like, comment ku cyo wumva twakora ubutaha. Wa kane twari turi ku ishuri ry'umwana, twembi nk'ababyeyi be tubasha kuganira abantu basoma mukomere kandi mukomere mugerageze kwihuta. Amasoke mugerageze mwihute pe.